Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mwahisemo 89 n'ibice 7 FM mukaba mushobora no kutwumvira kuri wa_contact_rwanda.com. Ni wa mwanya tubagezaho amakuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri micro Ndireo Kinyarwanda ariko sindi njyenyine, ndi kumwe na Lion Manzi, ndi kumwe na Albert. Mwaramutse neza nawe? Wabonye bucya? Good morning Rwanda, good morning Kadi. Naramutse kandi neza. Wa compressor na CFM kabisa ndetse na nyirayo. Byose. Mu bitubwire neza. Nagashati kamove. Rero kandi mbere ko dutangira reka mbabwire inkuru. Ubwo umwana wa Baneti nyuma y'imyaka 3 avutse yataravuga ijambo na rimwe wa George ariko cyaje gutungura ababyeyi be nuko bagiye kumva bumva aratangira ati nyogokuyu ako kanya nyirakuru abayitabye Imana. Ejo abarongera ati mayume itagazo riba rinyuzeho ngo nyirarume yarapfuye, abantu birabayobera. So George Baneti na madamu we Pelagia bari bamaze kubyemera ko uko umwana avuze iyo akuvuze izina upfa hadateye kabiri. Hashize iminsi bumva arongera ati papa. George aritaye mu gutwi donc ubwo bwaramutashye atangira gutanga iminani no gusezera ku bantu bose, ariko ku bw'amahirwe bumva hapfuye umugabo Yohani wari umuturanyi wabo. George akibyumva yahise ahamagara Pelagia ati niko mada ubu iki se igihamya cyuko waciye inyuma. Pelagia ati iyo nta guca inyuma se ntuba warapfuye ntupfuye nibyo koko sheri erega uri umugore w'umutima. Umwana yarabafatishije. Pelagia kameme urumva ukuntu yakoraga umugabo we. Ariko ibyo ngibyo bibaho nyine. Abana n'abantu b'abagabo cyane. Umuproducer witwa Lick yagize gutya yibaruka umwana arize yumva ntibimunyuze abashizemo autotune. Narinko babikora mu ndirimbo gusa n'ibyo mujye mukurikiranye buriya rero nta interrupteur yo kuzimya bihita biza. Gusa rero watubaje ko naramukiye ku nkuru y'incamugongo ivuga ko ngo Patrick Kanyamibwa yabayitabye Imana. Niko byagenze nyine ku mugoroba. Bibabaje cyane. Birababaje cyane. Ni inkuru umuntu wari ngiye babimbwiye ndavuga nti ntabwo bishoboka kuko kuwa kabiri ngira ngo yari hano twarabonanye tuharavuganye kuri telefone. Ari hano muvugana kuri telefone? Yari hano nyuma yaho twongeye kuvuga kuri telefone. Ni ibintu bitunguranye cyane bigoye kwakira ko umuntu wabonaga ari muzima ko mu isegonda imwe yakwitaba Imana azize impanuka ya moto. Ni impanuka ya moto, ni nayo mpamvu biba bigoye ko umuntu yabyakira kubera ko biba bitunguranye. Burya iyo umuntu arwaye wenda akamara igihe kinini arwaye, hari n'igihe abantu barota yapfuye, ariko impanuka burya ni ikintu umuntu wari we wese ahita yumva ko nyine biratungurana. Ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane, ariko binakabije. Ejo ntaha ku mugoroba naciye hano ko hafi urenze Rwandex ugana kuri Kanzayire, naciye habaye impanuka, sinzi niba ari iyo ngiyo, ariko nzi ko nabonye umupolisi ahagaze iruhande rw'umurambo bawushyizeho ikanga cyangwa se igitenge. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero buri teka nsigaye njya mu muhanda buri nganira n'umumotari mvuga ngo ndebera nawe ibi bintu barimo gukora, ndebera abagenzi bawe, dore nawe ibyo wari ugiye gukora. Usanga rero abantu basa naho batikanga
polisi iragenda ntako itari kugira ngo ikangurira abantu kwitondera ibintu dore message batwohereje ejo bundi ariko ntibiri guhindura uburyo abantu bitwara mu muhanda usibye na moto n'amamodoka n'ibiti byose bisa naho buri teka twumva kuri isi ngo ni ibintu biba ku bandi kugeza aho wumvise bibaye ku muntu waruzi noneho ikigaragara nuko buri muntu ntabwo haraza cya kintu cyo kumva ko umuntu ari responsable ngo yumve ko hari ibyo agomba kubahiriza niba ari mu muhanda kudepasa kumva ko yihuta cyane hari wenda kurusha abandi usanga inshuro nyinshi ari cyo kibitera. Ndibuka ejo bundi nkanjye nari ngiye Nyamagabe ariko umushoferi twajyanye abantu bose baravugaga bati shoferi genda gahoro turi kubimwisabira genda gahoro nubwo tugiye ahantu twashaka kugererayo igihe ariko genda gakeya niwanga imodoka turayisohokamo dutega indi kuko amafaranga arahari. Ibyo rero umuntu wese yagakwiye kuba responsable. Hari abavuga bati bisigaye bidukereza kuba baravuze ngo tujye tugenda gahoro niba imodoka yavaga i Kigali ijya i Musanze ikagenda amasaha 2 ubu kabiri kuhagenda 3 ubwo ihagerera igihe no kuvuga ngo mu gifaransa bavuga ngo ntacyo bimaze kwiruka jya uhagurukira igihe. No kuvuga ngo rero bagomba guhita bahindura imikorere yabo kugira ngo kuko icyangombwa n'ubuzima nicyo cyangombwa nicyo kintu bisa naho abanyarwanda ndagiye kwishyira muri rusange kubera ko bimaze kuba umuco karande kabisa. Abanyarwanda tusa naho tutakizirikana ko ubuzima ari cyo kintu cya mbere wa mugani wabo babahanzi b'iki gihe ngo nicyo gishoro n'ikintu abantu bagomba kuzirikana akariro gake na feri mu muhanda turarambe kumva izo mfu zo mu muhanda zitari ngombwa kabisa. ngira ngo twabwira umuryango we ngo wihangane abo muri gospel cyane cyane kuko yakoraga itangazamakuru cyane cyane rijyanye no guteza imbere gospel. Twababwira ngo bakomeze bihangane nyine babuze umuntu ukomeye cyane kimwe natwe nk'abanyamakuru muri rusange. Yari n'umuntu utuje cyane ubona ko ari umunyamahoro rwose Imana imwakire mu bayo. We twerekeza wenda kuzindi nkuru. Hari inkuru iri kwizuba rirashe umutwe wayo uragira uti ibyemezo 5 bimaze kwibagirana kubera kudohoka kw'abayobozi. Ibihe ibyo kubera kugira gute kw'abayobozi kudohoka bivuze ngo hari badohotse ku nshingano. Hari ikintu cya mbere basinziriye kuri vola barasinziriye. Icya mbere yavuze ati kwimura abatuye mu manegeka. Icyo ni ikintu cya mbere gisa nkaho ngo mu manegeka high risk zone mu Cyongereza. in English manager. Icyo ni icya mbere avuga. Akongera akavuga ati hari ikintu cya kabiri gufunga ibigo birererwamo abana bafite ibibazo. Ibihe bibazo abana hari abana wenda b'imfubyi bandi baba badafite imiryango. Ibyo birenze ibibazo n'ibyo ngiye n'imfubyi rero. Guca abasabiriza mu muhanda cyo nacyo ngo ni icyemezo cyasinziriye. Hakaba guca abashuga dadi n'abashuga mami ndetse no guca amasashi. Amashashi bayagaruye gute? Nawe hari udushashi mbona mu mutu amandazi n'utwo ngutwo nayo ngayo arimo. Ngira ngo biza bavugaga amasashe y'umukara namwe yari ubururu menshi cyane ariko umunyamakuru aravuga ati iyo ugiye ahantu ubundi baca amasashe baravuga ngo niba umuntu agiye guhaha bamupfunyikire muri ambaraje y'igipapuro. Niba ari abakora imigati bapfunyike mu bipapuro bya bindi ushobora bitangiza ibidukikije. Ariko baravuga bati ubu ngubu ntabwo iyo ugiye ahantu hatandukanye nk'uko wari ubivuze amandazi imigati n'utundi tuntu dukeya usanga abajya kugura udusukari umunyu bakagupfunyikira mu isashi. Ati ahari ubanza baradohotse kuba bitakivugwa cyangwa se kuba batakibyigisha bikaba bisa nkaho byongeye kugaruka. Sinzi ko wenda ni igitekerezo cye igitekerezo uwo munyamakuru agize. Simbona uburyo ki
akusanya ibyo bintu akavuga ko abantu badohotse kubera ko no muri iyo minsi yose ndibaza ko bigoye umuntu agomba kujya akora isesengura akibaza baciye amasashi ese noneho wabigenzura ute nzi ko nk'urugero nk'abantu baza mu Rwanda b'abanyarwanda baba batahutse baturutse hanze cyangwa se abanyamahanga baba baje mu Rwanda ntibarenga kiriya kibuga cy'indege binjiranye ishashi akenshi ibyo bazanye mu mashashi bajyagiza kubisimbuza ibindi bintu ayo mashashi bakayasigarana gusa ikiri mu ivarisi niba atafunguye ivarisi ntiwajya kubimenya nuvuga ngo burya ariko igihe bagusaba no gufungura ivarisi kugira ngo banarebe niba nta masashe sinzi rero ko afite ukuri mu kuvuga ko abantu badohotse navuga ngo biragoye kuba wagenzura 100% kuko n'abantu baguha ayo masashe akenshi bayaguha bujura ntibiri hanze ngo ubone nono amasashe yongeye gusirikira ngo ubone abantu batemberana amasashe ikibazo cy'ukuri ni gute wakuramo plastique burundu muri societe kuko mu by'ukuri ntabwo plastique yavuye muri societe burundu kuko hari utuntu twinshi ibintu byinshi abantu bagikoresha plastique iyo bayita plastique ariko ibyo ari byo byose amasashe ntabwo akiboneka nawe wayibona ni wa mugani n'abantu bihishe ariko hari mu bintu byinshi bagikoresha plastique ahubwo ni ukwibaza ese iyo plastique igihari ese dufite ubushobozi nk'igihugu nibura kubirecycla ezi ko hari societe yariho hari umuntu wakoze uwo mushinga wo kugenda rekipera ayo mashashi iki bakarecycla bakakoresha ibindi bintu bishobora gukoreshwa burya ni byinshi bashobora kuyakoresha mu bajya bakoramo n'udusakoshi ariko no kwibuka n'uyu munyamakuru sinzi niba byibuka uko byatangiye niki byari bigamije kugira ngo bace amasashe ya plastique muri iki gihugu kurengera ibidukikije kandi ntabwo ukibona plastique ahantu hose mu mirima mu muhanda nicyo ngicyo cyane kubera ko plastique yindi waba ufite nk'igikoresho gisanzwe cya plastique niba ufite igikombe ntujugunye icyo gikombe uragifite uragikoresha ni gake wakijugunya keretse cyangiritse ariko isashi na emballage izi ngizi z'impapuro iyo umaze kuyihahisha iyo yangiritse nta kindi wayikoresha urajugunya ushyira muri poubelle cyangwa se ugasanga ahantu bajugunye mu muhanda bigiye mu butaka ibipapuro rero byo ntibyangiza kubera ko birabora bikagera none bikivanga n'ubwo butaka ntibigire icyo byangiza ariko iyo sashi nyuma y'imyaka 20 ngaho ugasanga ibigihari kandi none ifite ibiyikoze bifite harimo ibintu barabyangije byangiza yagarutse cyane no ku kintu cyo kwimura abantu ngira ngo icyo hari umuntu yavuga nuko hari igihe bashyiraho itariki ntarengwa cyangwa se deadline barangiza bakavuga bati tuzaba twimuye abantu mu kwezi kwa 9 ngira ngo nk'ubushize bavugaga mu kwezi kwa 9 bakavuga bati umuntu wese utuye mu manegeka cyangwa ahandi hantu hashobora gutera impanuka ntabwo azaba kihatuye hari abo bari bavuze bati tuzabaha ingurane hari abo bari bavuze bati ntazo tuzaha bitewe n'aho batuye ngira ngo urabizi hari abavuga ngo batuye mu bishanga n'ahantu nk'aho ngaho akavuga ati ariko ubu ngubu niyo turebye dusanga imiryango yagombaga kwimurwa ntabwo yigeze yimurwa ushobora gusanga na 1/2 cyayo itarimuwe akavuga bati we akaba ariho ahera avuga ati hari barasinziriye abo byarebaga niho nyine nkubwira ngo buriya umuntu akora inkuru ashaka kwibaza ibyo bintu byose birumvikana cyane pe noneho ugatera indi ntambwe wegera abantu bari babishinzwe kugira ngo urebe koko ni iki cyabaye ese mwataye iyo byari ibintu byo kuvuga gusa kugira ngo tuvuge ko aricyo muzakora ntimwagira icyo mukora hari imbogamizi se mwahuye nazo kuko burya cyambere cyo nge numva ko gushyiraho itariki ntarengwa si bibi kuyiha target
kuvuga ngo turashaka gukora ikintu reka tugerageze turebe ko bigere kuri iyi tariki kugira ngo n'abantu bashyiremo intege utavuga ngo nta tariki ushizeho abantu bagende buhoro buhoro ntibabishyiremo ingufu bavuga ngo ni bya bindi bya leta n'ubundi bizagera aho byibagirane. Si bibi ahubwo umuntu twe twagaruka nk'abanyamakuru tukababaza se byaje kugenda gute ejo bundi twaganiraga kuri ibyo bintu by'ibigo by'imfubyi kuko nabwo babivuga bashyira iyo tariki ntarengwa benshi muri twe twavuze ariko ibyo bintu bisa naho bidashoboka cyangwa se naho bitazakunda bashobora kuba barabigerageje bagahura n'izo mbogamizi n'ubundi twavugaga. Icyo nibaza rero ni ukuvuga ngo ni byiza kavuga ibyo bintu byose ariko sinzi ko conclusion yahita akora kuvuga ngo basinziriye cyangwa se ngo bagize gute harya ngo baradohotse. Indi nkuru wenda umuntu yavuga ni ijyanye n'uko urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR rurasaba ngo Uganda kuba yakwakira abantu. Hari abantu bagizwe abere na ruriya rukiko, hari abarangije ibihano ariko ngo batifuza kugaruka mu Rwanda. Urukiko rusaba ko Uganda rwabuze abantu bakira none rurimo gutomboza none rurimo kugera udasaba ko baguma muri Tanzania. Seho bamenyereye na Tanzania yarabamenyereye kandi menyere na FDR ni menya abo bantu bose so kuki bashaka ariko ntago twakwemeza ko abo bantu bafitanye isano na FDR kuko hari abantu babaye abere. Ntabwo umuntu yavuga ngo bamenyere ntabwo ari bose, hari bamwe muri bo, hari n'abarangije ibihano ariko impamvu wenda nuko na Tanzania itabashaka wenda nta nubwo tubizi kubera ko urukiko rwo ruri kubisaba bivuze ngo ahubwo jewe ikibazo mfite n'urukiko cyane ni amarchive azajya he. Ibyo bindi ni petit joueur ariko ikibazo cy'amarchive kuko muri archive hari ibihugu byinshi bifitemo ikibazo. Igihugu cya mbere ni Ubufaransa. Hari ibintu byavuzwe hariya bigaragara ko ibyo bihugu bidashaka ko bigera hanze. Ibyo bindi bavuga ngo aho bazajya ni ahubwo ikibazo nyacyo archive ko bagiye gufunga se archive zizajya he. Ariko ngira ngo kandi urumva banze ko u Rwanda rugira kopi. Ibyo nabyo no kubera iki ariko ngira ngo ruriya rwego ruzasimbura urukiko bazarushyikiriza ibintu byose harimo na archive ruriya rwa MICT. MICT yes urugero kwa Minister Philbert iyo ngiyo ni MYICT MICT bakuyemo urubyiruko basigara nasi iyo MICT ni iyihe? ni urwego ruzasimbura ruriya rukiko rugasigarana imirimo imwe n'imwe mu gihe urukiko ruzaba rufunze imiryango. ruzajya he? ruri hehe? ngira ngo ariko ikibazo ni kuki u Rwanda rutabona kopi? Ni ikibazo. U Rwanda rwasabye kopi. U Rwanda rwagiye rukomeza rubisaba. Ntagiye u Rwanda kuva umunsi wa mbere basabye. Iyi myaka yose barabirwanya bafite impamvu. Mwebwe mubona ari izihe? nukora biriya bihugu ndakeka ko ari Ubufaransa butabishaka kuko harimo ibintu byabo batize bumva ko bishobora kujya hanze ku buryo umwanzuro umwe cyangwa ubushake bw'igihugu cy'Ubufaransa bwonyine bushobora gutuma urukiko of course erega Ubufaransa buri muri ka kanama k'ibihugu bitanu bo bushobora kubita veto ntibikorwe. ukabona ko hari sinzi wenda ko bigenda ku bijyanye n'urwo rukiko ariko aho ntibyaba ari ugukekeranya ko niba ari ibintu byavuzwe aho ngaho
badashaka ko bisohoka twe tubizi gute ko ibyo bintu byavuzwe niba bitarasohotse none babitangiye ariko of course ni by'abantu bose erega ndaguha nk'urugero hari Colonel de Saint-Quentin wari uhari icyo gihe muri 1994 ni nawe umuzungu wa mbere wagize handi indege ya Perezida Habyarimana bayimanuye iguye so mu bantu bahageze uwo muntu muri Arusha basabye kenshi ko aza mu rukiko icyo baje kwemera amaherezo ni teleconference ibyavuzwe muri teleconference bizwi nabo gusa ibyo byose ntabwo abandi bantu bigize bagira access ariko ikintu gisekeje nuko nk'umujiji nka Brigade hari ibintu byinshi yaje kubona kubera pressure y'Ubufaransa kubona bivuye byarusha kuburyo yanakoresha ari nk'umugabo witwa Mugenzi twanamukoreye interview hano we yari umuntuza umutemwe ariko wahishwaga na ICTR atazwi n'abantu ariko Brigade yaramusanzwe mu rukiko ariko Brigade mujiji Brigade yagize access kuri information zose arabisohora n'umuntu yari X cyangwa yari afite umubare gusa muri Arusha ariko Brigade amusora n'izina n'iki byose hari ibintu byinshi abafaransa bakoze kuri ICTR iyi myaka yose tuvuye wenda kuri iyo nkuru twerekeza ku yandi makuru nta n'ikindi dufite kuyivuga twerekeza ku yandi makuru avugwa mu Rwanda hari inkuru ivuga ku bintu by'amadini baravuga bati amadini n'umuntu wavuze ati amadini abantu bambara bagiye mu nsengero bakwiye gutandukana n'uko bambara bagiye mu tubyiniro ni ujya kubona ku cyumweru ukabona umuntu agiye mu rusengero arambara akajipo kagufiya cyangwa agakanzu kagufiya idini rimwe rero ryavuze riti ibyo ngibyo ntabwo tubishaka iyo ni imyenda iyo ni inkuru tugiye kuvugaho ariko wenda bapresiza ntibavuge ngo amadini muri rusange kuko nakwemeza ntashidikanya ko abasilamu batari kuri urwo ababivuze rero nabo mu idini rya Restoration baravuga bati twebwe ntabwo dushaka iyo myambarire ariko kuki bitwa Restoration ntibagaburira abantu hari menu bagira ngira ngo bakomeza rwa rurwenya utahavunsobanurira impamvu nta nubwo nayimenya kubera ko ntaba muri ayo madini Restoration cyangwa Zion Temple nuko Restoration we ni nka reboot nuko kugarura mushya muri Zion Temple ho bavuze bati ntabwo dushaka iyo myambarire imeze gutyo abantu kuki bativuganira n'abayoboke babo n'iki byose abambara gutyo ubundi sabajya iwabo nyine hari abajya iwabo ariko hari n'abajya ahandi ni mu rwego birabareba se abajya ahandi baba babyemera ariko abiwabo bo urumva n'umwihariko niba umuntu hari abantu bavuga bati umuntu yaje mu rusengero yambaye nabi arangaza abandi bagatuma n'ibyo bari bagiye gukurikira batabikurikira iyo ngiyo bayita cuisine interne ni ibintu bibareba bo kuko nkuhaye urugero rw'abayisilamu abayisilamu hari umurongo bihaye ni byiza cyane niba udakunda uwo murongo wijyayo sibyo niba no muri Zion bafite ukuntu bashaka ikibaranga umuntu wabo nibashyiraho ayo mabwiriza bashyiraho n'abantu babuza abo bantu kwinjira ariko twe ntago bitureba ni bibareba bo kabisa iyo babishyize rero mu itangazamakuru baba kuki no mu itangazamakuru bumva ko ari ibintu ariko ni byiza uvuze ikintu cyiza ngiye maze kurambirwa amadini mu itangazamakuru nkuko maze kurambirwa amadini muri leta buri kanya bavuga ngo hanga abayisilamu ibintu byatunaniye ngo nyakwaha perezida wa repubulika uhora ukemura ibibazo byose naza dukemurire n'iki ngiki kubera iki
ibya Kayizari n'ibya Kayizari, iby'Imana n'iby'Imana, niba iby'Imana byabananiye mubivemo kabisa, niba badashaka kubyikemurira. Nta leta iba mu madini, niyo iyo hagombye kuzamo minarok bonne gouvernance mu madini, babifunga ahubwo bive mu nzira. Abo bantu byananiye, inshingano zabo ubusanga zananiranye, kubera ko ubundi amadini niyo yagakwiye guha urugero rwiza politiki. kubera iki wumva ko ugomba kuvanga? Arakubwiye iby'Imana n'iby'Imana, ibya Kayizari n'ibya Kayizari. Ubu se amadini na politiki ntaho bihuriye, ariko nibura amadini kubera ko baratubwira ngo ni Imana, bakigisha ibintu byiza, ariko ni ku giti cyawe. Ni ku giti cyawe. Urumva iyo ugiye muri kaminuza wibaza ko kaminuza umwarimu akubwira ngo Imana afite ibyago akubwiye ukabyemera na kaminuza yare. Ibyo ugerageje kuvuga wenda reka ngerekereze niba ntabyibeshyeho. Ubundi amadini ajyana n'ibintu ibyo bita moralite, ni ukuvuga ngo ubundi yakagombye kuba kwigisha ese waba umuntu mwiza no kwemera noneho nuko kwemera uburyo kibi kugira umuntu mwiza muri sosiyete. Wenda tuvuge ko ari aho ngaho ushatse kuvuga ngo none muri icyo gihe nta nubwo ari urugero rwiza kuri politike gusa, ni ku bantu muri rusange. Niba abo bantu bitwa ko ari bo batubwira inzira nziza yo gukora mu Mana, akaba ari bo bahora mu matiku, ari bo bahora mu makimbirane, ndakwemeza ntashidikanya yuko atari leta yajya kubikemura. Buri kanya kumva nga depere pemeri ngo amuru n'iki niba ari hene hene tumaze kubirambirwa kabisa. Niba tuvane mu bintu byabo, niba n'iby'Imana byarabananiye, ubwo ntago bihaye Imana, ahubwo bihaye amatiku. Nibave muri ibyo ngibyo iby'abantu rero bizabananira. Nawe wibaza ngo erega abantu burya abantu banamenyera nabi. Donc Perezida wa Repubulika ave mu bibazo by'ingutu byo kuzamura ubuzima bw'abaturage, ajye gukemura amatiku yo mu madini. Ariko n'amatiku aramutse akemutse ngira ngo nta muntu ushaka gukemura amatiku. aramutse akemutse, ariko se n'iterambere riraza, none se umuntu yatera imbere ari mu matiku. Byabananiye bave mu nzira, ariko amatiku ntibayazane no mu itangazamakuru. Ibaze imyaka tumaze twumva ibyo bibazo, babiragize mu bikorwa byabo, byo niba bibananiye. Ni ukuvuga ngo abayisilamu, ariko ntabwo ari ibintu biguma abanyamakuru babyakira, nuko nabo bafite babuze ibindi bandika cyangwa hari ukuntu abantu bagiye gutya bagasubiranamo, wowe utabirimo ukagenda gutya ugafata injugu ukamera nk'umuntu urimo kureba filime, ukajya bareka ndebe ukuntu baterana ingumi. Ariko nta kindi usibye entertainment, mbona ni ibintu byo gutesha abantu banyira kubaseka turabasetse cyane. biba bibabaje, ariko akenshi amwe mu makimbirane bagira nayo ahubwo bivugwa ko ari kubera ko politiki ibyivangamo. Ibyiza rero ni bya Kayizari na Kayizari, iby'Imana ku Mana. Tukomeze urugendo. Inkuru ya nyuma twanasorezaho kuko iminota nayo yatugendanye, ni inkuru ivuga ko inteko ishinga amategeko, abadepite bo mu Rwanda baravuze bati kwitwa izina ry'umugabo, ngira ngo murabizi nko mu Rwanda n'ahandi hose umugore yashyingiranywe n'umugabo, usanga umugore ahita ahindura izina nubwo atari abantu bose. Iryo bari bamaze rero igihe babyigaho, barangije ngo baza gufata umwanzuro w'uko bitaba itegeko ko umuntu wese ushatse yakwitwa izina ry'umugabo. Ariko abantu baravuga bati ese ubwo ni ngombwa ko ibintu nk'ibyo bagenda bakamara ukwezi nubwo cyaba icyumweru cyangwa umunsi umwe biga ku bintu nk'ibyo ngibyo? Njya nibaza ikintu kimwe. Hari inyungu mu Rwanda buriya babona mu gutesha agaciro buri teka umugabo. Njye mbyibazaho buriya, ntabwo mbyumva. Nose ibyo nk'ibyo bitwaye iki? None wowe wagiye gusaba umuntu, uwo muntu mu muco wacu, cyetse nawe tuvuga ngo umuco wacu nta gaciro ugira, umuvanye mu muryango wabo aje mu wawe. None ikibazo cyo kwitwa izina ryawe ni ikibazo ni abantu bavuga bati ese ubwo ibyo ni ibintu umuntu abadepite muraganira ibintu bitandukanye, we
yarakoze commentaire ku icyo baganiriyeho sibyo wowe uzanye uti abantu barabyibazaho ngo baribaza impamvu umwanya bamaze babiganiraho so ni ibintu bitandukanye so tuganira icyo baganiriye cyangwa umwanya baganiriyeho kuko ibyo ari byo byose kubiganiraho gufata itegeko gushyira ibintu mu itegeko ni ikintu gikomeye kuko itegeko rirafata ntabwo upfa kuvuga uti mu masaha 3 tugomba kurangiza ariko se abiswa ayo mazina bagendwaga n'irihe tegeko ko byabayeho reka nkubaze icy'amazina no buretse n'ibyo ngibyo Ryan uko abanyarwanda bita amazina biratandukanye n'ahandi sibyo ariko hari n'abandi bakora nk'ibyo abanyarwanda bakora ariko akenshi abantu bagiye bafata modeli y'inzungu ibyo kuko urebe abakurambere ese umuntu wasabwaga akarongorwa byagendaga gute wavuze uwo nguwo wavuze abana uri bubyare ese ni ngombwa ko bafata izina rya se cyangwa bagira izina ryabo ibyo byose ubundi byari muri tradisiyo byari mu muco ariko uyu munsi bagomba kubireba ukuntu babikanariza mu mategeko ariko ni ikibazo umuntu akwiye gutekerezaho none se niba ari umuco ni ngombwa niba umuntu kwita izina nta n'uwo baza kubwira ngo umwana wawe ugomba kumwita gutya usibye ubu ngubu bavuga ko hari amazina udakwiye kwita umwana wenda bitewe n'uko ashobora kumugiraho ingaruka ariko se n'ibyo ngibyo ni ngombwa ko bijya mu itegeko ahubwo ntibyigeze binaba itegeko ko waryitwa washaka ugasigara n'iryawe ntabwo byigeze biba itegeko ko uryitwa gusa simbona ikintu wenda gitumye bumva ko byaba ari ikibazo ntabwo mbyumva neza n'abana ntabwo byigeze biba itegeko na n'ubushake bw'abantu bamwe n'amwe bagiye bita abana babo by'umwihariko b'abahungu wenda amazina ya base nzi ko abana b'abakobwa kenshi bagiye bitwa amazina yabo ariko nabwo niba yiswe izina rya se nta pfunwe ririmo ntabwo mbyumva neza mu by'ukuri ikintu gihari ni uko bavuga bati ntabwo byagakwiye kuba ari ibintu bafata umwanya bakigaho ngo tubishyire mu itegeko cyangwa tubireke ese ubwo umwanya ni uw'iki kwiga kugenda abantu ngaho se mbwira igisubizo ubu mbwira igisubizo babigenze gute nk'uko nawe iwanyu bakwise bakakwita Albert cyangwa n'irindi zina ibyo ndabyana bakakwita izina nta muntu bagiye kubanza kubaza ngo ese ngo tumwite gute reka nkubwire nta n'agahato kabayeho no kari gahari reka nkubwire kari gahari kandi yes banyita yewe mu gihe cyanjye iyo myaka yose bari banze n'amazina y'Ikinyarwanda abaryemeje ibya Albert bari bangaga ko twitwa amazina itari katolika itari y'ubukirisitu so bashaka no kubicisha mu itegeko bakakubwira bati uzita umwana wawe ariko ukuye izina muri karandiriye kugira ngo urebe in fact so byari mu bintu by'amategeko so ubu ngubu abantu babitekerezaho ntabwo mbyanze ariko wenda kubitekerezeho ibyo ngibyo wenda n'ibintu bitandukanye kuko icyavuzwa niba mbyumva neza ni ibijyanye n'izina ry'umuryango atari izina ryawe bwite iryo ngiryo nk'irya Albert icyo bita mu gifaransa prénom aho ngaho byabigize iyo influence y'amadini ariko ni ukuvuga ngo ku mugore ugiye kwita izina n'umugabo ko kwitwa izina ry'umugabo bitaba gahato kandi n'ubundi ntibyigeze biba gahato si abagore bose bitwa amazina y'abagabo babo niho nge nibaza
ese kubera iki bije kuba ikibazo gute kuko n'ubundi nta gahato kari karimo nta gahato n'ubundi kari karimo ariko se aryiswe bimutwaye iki ariko se ni gute ibintu nk'ibyo ngibyo uravuga uti nta gahato kari karimo ni ibintu bisanzwe kuba washakana n'umuntu akitwa izina ryawe ariko se byakabaye ngombwa ko abantu babanza kwicara bakabitekerezaho bagafata umwanya wo kwicara ngo wenda reka wenda muravuga ibintu bitandukanye aho ngaho reka unyemerere wenda ntitwemeranye neza kuko ubwo bihari ubwo babyibajijeho kubiganiraho si cyo kibazo n'umwanya bamaze icyo bahemberwa no kwicara n'undi bakaganira bakanamara umwanya baganira bakagira ibyo bageraho bakaganira ku bintu by'iterambere twebwe turumva hari ibindi bintu bidushishikaje n'ibyo nakubwira ko ntifuza ko bambwira ngo perezida wa repubulika ajye mu bibazo by'amadini ariko nicyo abadepite babereyeho ntibicare baganira gusa icyo ntumva ni ibintu rimwe na rimwe bimpa impresiyo y'uko ariko na impresiyo wenda ndibeshya mu bwenge bwanjye yo gutesha agaciro buri kantu kose kajyanye n'umugabo none wowe kwitwa izina ryanjye byaba ikibazo gute naragushatse niba biguteye ipfunwe rero ahubwo sigara iwanyu urabona ko ni ikiganiro kuko we ni kuri yabibona n'undi muntu ashobora kuvuga ati oya waranshatse wankoye n'iki byose ariko izina ndarigumana izina ndarigumana kuko ni njyewe bimana naho umuryango aho wamvanye ariko mbanye nawe tugiye kubaka n'iki byose ariko ufite iryawe nanjye ufite iryanjye ni ikiganiro so kuki wibaza ko abantu batabiganiraho ngo bafate umwanya kuko ingaruka y'ibyo bintu iteka haba ingaruka izihe ugomba kuziga nyine nuko nyine urumva niba ibintu byose byoroshye kuriya nta n'ubwo ukeneye n'abariya bantu gusa ejo washyiraho itegeko ejo bundi ukazana irindi rikuraho aho nkumva rero kadi ntabwo nanjye nsobanukirwa n'impamvu babidisikisi ubu ngubu kuko simbona ikibazo byaba byarateye simbona ikibazo kuko ntibyigeze biba agahato keretse niba bashaka gushimangira yuko atari agahato ahubwo ni aho ngaho rero mani babishimangire rero basubire ku bindi icyo abantu nyine bibaza nanjye nicyo nahoze mvuga ibyo bintu byo gushimangira babiganira bashimangira kandi hari ibindi bintu ngo bagakwiye kuba bavuga bitari ugushimangira ahubwo byo gufata iyo uvuze gutya ni nkaho ibyo bindi batitaho kuri ibyo bindi bibaza ko se ko badafite ubushobozi bwo kwita kuri icyo kiganiro bagakora n'ibindi akeneye yuko babyitaho kurushaho wenda bakabikora kurusha iki sinanjye gusa kuko wowe ariko akenshi urabona aho wicaye naho bari bo n'akazi bakora ni nk'uko bataza kukwibaza bati se ibyo ko mwakira ibintu by'amadini mu biganiro byanyu ni biki urumva nabo bakubaza gutya urumva so icyo ubona wenda ntabwo ubona ibyabo byose ukibaza ku kantu k'akadetayi ariko ikibazo cy'ukuri wa mugani ni gute byagarutse muri ibyo biganiro kuko ese byari itegeko ntibyari itegeko ariko umwanya bafata ntabwo ari yo ntuza yanjye kandi ndibaza ko nawe n'undi wese atari ibye keretse warabaye umudepite ukamenya uko bigenda ariko kubona uri hanze kubyibazaho ni kuki bigarutse nk'ikiganiro ni kuki ese ni itegeko bashaka gukora ariko umwanya bazamara babiganiraho ibyo ntabwo urabijuje reka mbashimire cyane kuba twafatanyije muri iki kiganiro Ryan nawe Albert urakoze cyane nawe rero kadi nyirankunzimana ariko ningushaka uzitwa hamenshi ariko bimeze aho usigara iwanyu niko bimeze reka mbashimire cyane namwe mwari muduteze amatwi kuri 89.7 no kuri internet kuri wa3.contact.rwanda.com mugire umunsi mwiza kandi muhahe murongo urakoze cyane